Ibihe byiza nanone wowe udukunda ndetse nongeye kukwifuriza umunsi mwiza. Nizere ko muri wose umeze neza kandi muri amahoro. Nanjye murabibona neza ko umeze neza. Ngarutse uyu munsi turi ku itariki munsi wa 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026. Ngarutse ngo twiganire muri siporo. Mwabibonye neza ko ikipe ya Football Club imaze gutera agapapu nk'abantu mwe. Burya ufite amafaranga Uriya uri club giant abantu mutemereye ikipe ngiye sinza muri Football Club imaze gutera agapapu tayari. Maze gutera agapapu ahangaha nizere ko imitima y'abareyo uko byagenda ko kose irakomeretse ewana ntibyoroshye. Ariko Rayon Sport nawe ntabwo yicaye ubusa tayari witwa Nizeyimana Mubarak. Reka tuganire kuri Rayon Sport na Football Club iminota mikeya, iminota igera nko kuri 5 yonyine. Ntabwo nenda cyane uyu munsi. Njyewe tugenda turebera hamwe uko mu makipe akomeje kwitwara ku isoko ry'igura n'igurisha. Ya Football Club guteganya ibintu byinshi bikomeye cyane ndetse na Rayon Sport zombi ziri guteganya ibintu bikomeye. Ariko reka nze narabizibe bamenyereje kanzamuruka karirimbo nze tutangire neza cyane. Reka nze tugende rero gutya muri ubu buryo. Abakunzi bawe itukuri Yes, nagutinda cyane nagutinda ikipe ya Rayon Sport bikarumera. Rayon Sport yari maze iminsi iri mu biganiro n'abakinnyi bagiye batandukanye. Icyo wamenya ni breaking news, uwitwa Nizeyimana Mubarak wakiniraga ikipe ya Marine uyu nguyu amaze gusinya 2 years contract muri Rayon Sport. Iyo ni inkuru ya mbere. Ni umwataka w'umunyarwanda nyine waza asimbuye agatanga umusaruro ugeranije n'abari bahari ba Yves n'abandi bagiye batandukanye. Uwo nguwo Nizeyimana Mubarak uyu nguyu yageze. Rayon Sport nk'uko tubikesha bimwe mu bitangazamakuru cyangwa se amakuru ya zandani ababiri hafi ya Rayon Sport, cyane ko kubona amakuru ya Rayon Sport muri no minsi bigoye. Ijyana nuko Rayon Sport yamaze kumvikana namwe mu bakinyi bakomeye cyane b'awinga, cyane umuwinga ukina iburyo uyu nguyu yamaze ngo gusinya. Arategerejwe Rayon Sport iraza kumwerekana vuba bidatinze. Ubwo Rayon Sport iraza kumwerekana muri weekend hagati y'uko gatatu no ku cyumweru. Hanyuma ikipe ya Football nako hanyuma undi muwinga ukina ibumoso uyu nguyu nawe muraza kumumenya vuba bidatinze. Abo ngabo n'abakinyi ba Rayon Sport bategerejwe nyuma y'abandi bose yagiye sinyesha. Hanyuma umudefanser witwa Charles nk'uko twamugarutseho uyu nawe n'umwe mu defenser nk'uko Mucyo Anta yagiranye ikiganiro na Radio DC yaje nawe kuba bigarukaho. N'umwe mu defenser beza bafite karite nziza arusha cyane ku witwa Yusudianye uyu nguyu. N'umwe mu defenser beza ndamugutuye uyu Charles n'umwe mu defenser bazaza bagatanga akazi. Rayon Sport kandi mwumvishe ko mu biganiro n'umukinnyi ukomoka muri Nigeria uyu nguyu twamuvuzeho amwita Ibrahim twaramuvuze cyane. Uyu nguyu nawe muri Rayon Sport ni umukinnyi utegereje ngo barebe ko ari byo yatanga nibyo guhanga amaso tukazareba uko bizagenda. Hanyuma Rayon Sport yamaze no kumvikana n'umuzamu Kwizera Olivier uyu nguyu yamaze kumvikana Rayon Sport rwose ku mushahara w'amadolari agera ku 2500. 2500 rero Kwizera Olivier akazaba arihembwa azaba ari mu izamu ry'ikipe Rayon Sport bizabikina imikino ya CAF Confederation Cup. Rayon Sport kandi yongera amasezerano witwaga Nijuru mwarabonye na Wakabange. Hanyuma bameze naho ugiye kwitwa Richard n'uwitwa Enwe Musanga. Abangaba nabo Dildan ibi twabigarutseho. Ni Rayon Sport tuzakomeza tugukurikirana byatwagana tureba Rayon Sport itegura gusubuka imyitozo kugira ngo itegure imikino ya Sekafa Kagame Cup. Nibyo kuzanga amaso tukareba n'imikino zabo n'amakipe agiye atandukanye ya Al Hilal, amakipe nka APR ndetse n'amakipe yo muri Tanzania. Reka mvakuru Rayon Sport munsi na minota myinshi mfite yo gutinda cyane. Indi minota reka nyikoreshe kuri Football Club. Football Club yaganiriye n'uwitwa Christian Bucece. Uwitwa Christian yakomeje guisezerano Rayon agomeza kugenda yibwira ko ngo hari deal zwanza afite, ariko mu byukuri icyari kibyishe inyuma ni ikihe. Deal yari hari nuko Football Club yari teganya ko witwa niyo mugabo Claude natongera amasezerano bazahita basinyisha Christian bari bamare promise niyo mpamvu yari yanze kugira ute kongera amasezerano cyangwa se kwemera kuza gusinyira Rayon Sport. Hanyuma uwitwa Claude niyo mugabo nyuma yo kubiganira na APR bigoranye biravugwa ko uwitwa Christian tayari Dildan murabona ngaha ku mafoto yamaze gusinya ntago ari ibivugwa yasinye Dildan. Uyu nguyu ni umukinnyi ugiye gukina gatatu k'ikipe ya Football Club. Uwo nguwo ni Rayon Sport itewe gatatu mu buryo budasanzwe nyine nibyo mbabwiye ni ngewe ahangaha ngewe nkomeye amashyi ikipe ya APR.
ikipe ya APR kabisa idizavinga ibingibi kuko itega papu mu buryo butari busanzwe. Ni Rayon Sport yari ikeneye umukinnyi, ariko APR Football Club imaze kugenda imutangaza tayari, ndetse igenda inanamushyiraho akayabo kabisa. Uyu nguyu agiye kujyayo ubwatsi mu ikipe ya APR Football Club. Nk'abakunzi ba APR Football Club ni ikintu cyo kwishimira cyane. Ikipe ya APR Football Club ewana ku kintu kijyanye na scouting muri no minsi meze nabi. Ni ikipe kandi iri guteganya kuzana bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye baza kuyikinira iyi ekipe. Baravuga ko irimo kuganiriza umwataka nawe ukomeye cyane, uyu nguyu uza kujyana mu matsinda unyeganye isungura. Umwe abazamu babona bagatangira gutitira bagakuramo gamuroki. Uyu nguyu araza kuba abadefanseri ngo bari buze kumwumva. Ni APR Football Club ewana kabisa ku isoko iraza kuba ihagaze neza. Niyo kipe nayo ni ibyo ngibyo bivugwamo nyuma yaho yasezera abakinnyi barimo barafinda Ramazani, gasezera witwa Pierre n'abandi bakinnyi bari batayifitiye umumaro benshi bagiye batandukanye. Ni APR Football Club ubona ko ifite intego zo kugera kure hashoboka, kandi urebye ubuyobozi bwabo byo buri kugenda bukuramo ibintu neza gake gake. Ni ikipe ubona ko ifite balance, ni ikipe ifite icyerekezo. Ngiye mpamya ko APR Football Club nta gihindutse, nigira amahirwe igatombora neza, iyi APR Football Club izisanga mu matsinda. Iyi ngiyi biragaragara ko ni ikipe irabikomeye mu minsi iri imbere. Hanyuma ubwo rero kanyiveho ngenda gana ku musozo. Ni imikino y'igikombe cy'isi yatangiye neza, abatari bagenda bigaragaza. Uretse witwa Lamine Yamal waje kubaseba anganya n'ikipe ya Cape Verde, mu kipe ya Espagne inganya na Cape Verde. Witwa Mbappe kabisa, Mbappe yaje kugenda atsinda neza ibitego byiza. Naba ko n'umwe mu ba strikers isi yagize Kylian Mbappe one. Amashina ya Kylian Mbappe kubera ko yaje kuba aterekamo gol ebyiri kabisa neza cyane. Hanyuma baza kugenda batsinda ibitego bitatu ku gitego kimwe. Nicyo wamenye ugutegerejwe mwita Cristiano Ronaldo, nicyo kwitaga twaza kureba nawe niba aza kubikora. Ikipe yari bahanganye mu kanya gato n'abakongomani kabisa, wananzamba abangaba kabisa wa Fito Kalala Mayeri na wa Axel Tuanzebe, abangaba Ivan Wisa, abangaba bahanganye na Kizigeza Cristiano Ronaldo. Iyo gutega amaso tukareba ndetse na kapiteni wa Man United, abangaba turaza kureba uko genda kugenda. Nibyo guhanga amaso Lionel Messi kabisa nawe yaje kugenda aterekamo neza cyane Nigeria ibitego bitatu. Nubwo navuga ko ngewe uyu nguyu nta ewana oya kabisa ni byamuguriye hari sinzi, ariko na Nigeria nyine ni ikipe muri Afrika yasaga ikibono bitatu kabisa biba birabaye. Ngo reka dutegereze kino mu kanya saa moya kabisa, twicaye kuri screen zacu dufana Cristiano Ronaldo. Reka mbabwire rero mukomeze kugira umugoroba mwiza, ndabakunda cyane. Hasta vista in Sportive Official, mwikora ko mwakoze subscribe, nusanga utarayikoze uyikore tujye tubana buri munsi uburyo gusharinga, kandi like comment ibyo nabyo ni ingenzi. Babwire ni mukomeze kugira ubuhagarike n'ubugingo. Bye bye.